Nongere kubasuhuza nshuti bavandimwe mwese aho muherereye hose, nkaba nigiye ku buntu bwa Data bukomeje kubana namwe aho muri ndetse no mu byo mukora byose. Ni Tadeo rero icyo Imana ishaka ubaganiriza nanone, uyu munsi tukaba tugiye kuganira ku ijambo ry'Imana, dusanga mu rwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye Timoteyo, tubuze guhera ku murongo wa mbere rero tuze kugeza ku murongo waho wa 20. Uko rero Imana izajya inshoboza, nkaba ningira ko izi nzandiko zombi tuzaziganiraho kandi tukaba tuzazungukiramo byinshi cyane, kubera ko aya ni amagambo akomeye, ni amagambo y'ubwenge, ni amagambo umukristo wese cyangwa se umwana w'Imana yagombye kuba azi, kugira ngo abashe kumenya gutandukanya ikibi n'ikiza. Twagiye tuba mu madini bakadusomera amagambo yo muri izi nzandiko, ariko ugasanga mu by'ukuri nubwo bayadusomeraga atari ayacu, kubera ko Pawulo yandikiraga itorero, abana b'Imana nibo Pawulo yandikiraga. Rero natwe twazitaga izacu bakazidusomera, ariko ugasanga mu by'ukuri nubwo bazidusomera ugasanga amagambo arimo si ayacu. Niyo mpamvu rero ibintu twabitwaraga nabi tukabitwara uko bitari, kubera ko nyine bitari ibyacu, ariko mu gihe noneho tumaze kugirirwa ubuntu tukamenya ko ibintu ari ibyacu, niyo mpamvu tugomba kubikurikira kandi tukabibamo, kandi tukanabyubaha tukabiha agaciro, kubera ko nyine twamaze kumenya ko ari ibyacu, ari twebwe bireba, twebwe abana b'Imana cyangwa se twebwe abizera muri Kristo Yesu. Ndatangira nsoma Pawulo wagizwe intumwa ya Yesu Kristo ku bw'itegeko ry'Imana, umukiza na Kristo Yesu ari we byiringiro byacu, ndakwandikiye Timoteyo umwana wanjye nyakuri nibyariye mu byo kwizera, ubuntu n'imbabazi n'amahoro bibe kuri wowe biva ku Mana Data wa twese no kuri Kristo Yesu umwami wacu. Ugume muri Efeso nk'uko nakwinginze ubwo najyaga i Makedoniya, kugira ngo wihanangirize bamwe kutigisha ukundi, cyangwa kwita ku migani y'ibinyoma cyangwa n'amasekuruza atagira iherezo, bidafasha umurimo w'Imana ngo kwizera, ahubwo bizana impaka. Ibyo mbibategekeye kugira ngo bagire urukundo ruva umutima uboneye kandi utica urubanza, bagire no kwizera kutaryarya. Ibyo bamwe babiteshutseho bibagiriza mu biganiro by'amanjwe, bashaka kuba abigisha b'amategeko, nyamara batazi ibyo bavuga ibyo ari byo, cyangwa ibyo bahamya abishegera. Cyakora tuzi ko amategeko ari meza koko iyo umuntu ayagenjeje uko bikwiriye amategeko, kandi tuzi ko amategeko atayashyiriyeho umukiranutsi, keretse abagome n'ibigande n'abatubaha Imana n'abanyabyaha n'abatarabera n'abatita ku by'Imana n'abakubita ba se na ba nyina n'abicanyi n'abasambanyi n'abagabo bendana n'abanyazi n'abanyaga abantu, bakabagura n'ababeshyi n'abaraha ibinyoma, n'ibindi byose bidahuza n'inyigisho nzima zihuje n'ubutumwa bwiza bw'ubwiza bw'Imana himbazwa ubwo nahawe. Ndashimira Kristo Yesu umwami wacu, wambashije yuko yategekesheje ko ndi uwo kwizerwa, akangabira umurimo we, nubwo nabanje kuba umutukanyi, narenganyaga urenganya n'umunyarugomo, ariko narababariwe kuko nabikoze mu bujiji ntarizera, kandi ubuntu bw'umwami wacu Yesu Kristo bwarushijeho kunsagirizwa, bufatanyije no kwizera n'urukundo rubonerwa muri Kristo Yesu. Iri jambo ryo kwizerwa rikwiriye kwemerwa rwose, kuko Kristo Yesu yazanywe mu isi no gukiza abanyabyaha, muri bo njye ndi uwa mbere. Ariko icyatumye mbabarirwa ni ukugira ngo Yesu Kristo yerekanwe muri njye uw'imbere, kwihangana kwe kose, ngo mbe icyitegererezo cy'abazamwizera bagahabwa ubugingo buhoraho.
umwami nyir'ibihe byose udapfa kandi utaboneka, ari we Mana imwe yonyine ihimbazwe kandi icyubahiro kibe icyayo iteka ryose. Amen. Mwana wanjye Timoteyo, ndakwihanangiriza nkurikije ubuhanuzi bwa kera bwahanuwe ibyawe, kugira ngo buduheshe kurwana intambara nziza, ukomeje kwizera kandi ufite umutima utica urubanza. Uwo mutima bamwe barawuretse bahinduka nk'inkuge imenetse byo kwizera. Muri abo harimo Humenayo na Alexandre, abo nahaye Satani kugira ngo babyigireho kudatuka Imana. Abavandimwe rero, reka nongere mbasuhuze cyane kandi anezerewe kuri uyu mwanya ndetse no kuri aya magambo ari mu rwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye Timoteyo. Ubundi Timoteyo ntabwo ndibuze kujya mu mateka menshi cyane ya Timoteyo, ariko ni amateka muzi. Ubundi tubona ko Pawulo ari we wabwirije Timoteyo, ni ukuvuga ngo niwe wari waramubyaje ubutumwa bwiza. Amaze kumubyazwa rero ubutumwa bwiza, ni ukuvuga ngo byabaye byiza, cyangwa se Pawulo Timoteyo yaje kumva anakira ubutumwa bwiza, noneho bugera aho nawe abwizera abukuriramo, agera ku kigero cyo kuba nawe yaba umuvugabutumwa, ndetse agera n'aho ahabwa inshingano, ashingwa itorero. Ni ukuvuga ngo rero niyo mpamvu Pawulo yaramwandikiye uru rwandiko rwa mbere. Ubundi yamwandikiye inzandiko ebyiri, ko twari mu rwandiko rwa mbere. Ni ukuvuga ngo icya mbere, impamvu Pawulo yari yamwandikiye, ni ukuvuga ngo yagomba kumuha inyigisho zimufasha ndetse zigafasha n'itorero. Ni ukuvuga ngo yagomba kumuhugura, yamara kumuhugura akajya ahugura itorero, inyigisho zimukomeza no kugira ngo azagire gute, no kugira ngo azakomeze itorero. Ubwo yari amaze guhabwa uyu murimo, cyangwa se yaratangiye inshingano ze, no ngo nka Pawulo umukozi w'Imana yari azi ko ibyo Timoteyo agiyemo mu by'ukuri ni umurimo w'Imana, ariko rimwe na rimwe udashobora koroha, kubera ko ni umurimo iyo udafite kwizera guhamye, ni ukuvuga ngo Satani nawe ashobora kuza akakujegeza. Ariko iyo ufite ijambo muri wowe, ufite kwizera guhamye, ni ukuvuga ngo Satani icyo yaza gukora cyose, akavuyo kose kavuka mu itorero, bagatera bene data cyangwa se abitwa bene data, ibyo byose ni ukuvuga ngo Pawulo yamwandikiye uru rwandiko kugira ngo amukomeze, amuhe imbaraga, amuhugure. Kandi noneho urumva iyo atamuhugura ngo agire imbaraga, ni ukuvuga ngo n'itorero nta kintu ryari kuba rihagazeho. Rero ni ukuvuga ngo itorero, iyo umuyobozi ahagaze, iyo afite imbaraga, ni ukuvuga ngo n'itorero na bene data muri rusange bose bagomba kugira gute, bagomba guhagarara bashikamye, kubera ko bafite uhagaze. Ariko urumva umuyobozi abaye ajegera, ni ukuvuga ngo na rya torero naryo nyine rigomba kugira gute, rigomba kujegera. Niyo mpamvu rero Pawulo yarandikiye Timoteyo izi nzandiko. Dore mu gice cya mbere nyine yamwandikiye mu by'ukuri kugira ngo amukomeze, nk'uko twakomeje kubibona. Icya mbere ni uko nyine yakomeje kumwifuriza ubuntu, amwifuriza ubuntu n'amahoro. Ubundi ubuntu n'amahoro, ubuntu, imbabazi n'amahoro bibe kuri wowe. Ubundi bene data, icyo nicyo kintu cya mbere yifuriza. Turabizi ko ubuntu bwa data aribwo tugomba kwifuriza, nicyo kintu kigomba kutuyobora aho turi hose. Rero yamwandikiye amubwira ngo ugume muri Efeso, nk'uko nakwinginze ubwo najyaga i Makedoniya, kugira ngo wihanangirize bamwe kutigisha ukundi, cyangwa kwita ku migani y'ibinyoma, cyangwa amasekuruza atagira iherezo, bidafasha umurimo w'Imana wo kwizera, ahubwo bizana impaka. Ibyo mbibategekeye kugira ngo bagire urukundo ruva mu mutima uboneye kandi uticira urubanza, bagire no kwizera kutaryarya. Ikigaragara ni uko ahangaha mu by'ukuri mu itorero hari harimo abitwaga bene data, cyangwa se harimo abantu bari batangiye kuzana akavuyo, batangira kwigisha ukundi, batangira kwigisha inyigisho zitajyanye n'ubutumwa bwiza, cyangwa se inyigisho zitajyanye n'ijambo ry'Imana. Urumva ko itorero mu by'ukuri bari bagarutse kongera kuryonona,
ariko Pawulo kubera ko iki kintu yakibonye nibwo yaza guhugura Timoteyo aramubwira ati uramenye aba bantu ubacyaye cyangwa se ubafatiranye hakiri kare kugira ngo ibyo bintu byabo bari kuzana mu itorero bitaza kwangiza bene data mu itorero, bitaza kubavanamo wa mutima w'urukundo, ahubwo bagasubira hehe, bagasubira mu mategeko amwe yabateraga ububata. Kubera ko usomye imirongo yakurikiyeho aravuga ngo ibyo babiteshutseho. Hano yarabwiye ngo icya mbere yarabwiye ngo ibyo mbibategekeye kugira ngo bagire urukundo ruva mu mutima uboneye uticira urubanza, bagire no kwizera kutaryarya. Yumva kwizera kwabo gushingire ku ijambo ry'Imana, kwizera gushingire ku buntu bw'Imana. Ni ukuvuga ngo kwizera kwacu ni uko ugomba gushingira ku buntu, ntabwo ugomba gushingira ku mategeko. Bo bari batangiye kuzanamo amategeko, nyamara birengagiza ko kwizera kwacu kugomba gushingira hehe, mu buntu bw'Imana. Rero niyo mpamvu Pawulo yandikiraga Timoteyo avuga ati kwizera kwabo gushingire hehe, ni ukuvuga ngo mbibategekeye kugira ngo bagire urukundo ruva mu mutima uboneye kandi uticira urubanza, bagire no kwizera kutaryarya. Ni ukuvuga ngo umutima uticira urubanza, kandi ngo ni ukwizera kwabo kuba ari ukwizera kugize gute, ukwizera kutaryarya. Akavuga ngo ibyo bamwe babiteshutseho biyobagiriza mu biganiro by'amanjwe, bashaka kuba abigisha amategeko nyamara batazi ibyo bavuga ibyo ari byo cyangwa ibyo bahamya babishegera. Ni ukuvuga ngo nubwo bari barumvishe ubutumwa bwiza bw'ubuntu, barabwirijwe ijambo ry'Imana, ariko baje kugaruramo akandi kantu, baje kugaruramo umusemburo, baza gutangira kongera kugarura ibintu by'amategeko, bashaka kongera kubigarura muri bene data, bababwiriza ibintu bijyanye n'amategeko. Urumva rero Pawulo uramaze gutahura ko amategeko nta kintu abasha kugeza ku bantu, amategeko ntacyo yamarira abantu, yagomba guhita abyamaganira kure kugira ngo basubire ku nyigisho nzima, arizo nyigisho z'ubuntu bw'Imana. Umurongo wakurikiyeho noneho aza atanga ubusobanuro neza, arababwira ati icyakora tuzi ko amategeko ari meza rwose koko iyo umuntu yagenjeje uko bikwiriye amategeko, kandi urumva ngo tuzi ko amategeko ari meza iyo umuntu yagenjeje uko ari. Amategeko rwose buriya iyo ushaka gukiranuka binyuze mu mategeko, Pawulo rwose nawe yatangaga urugero, yakavuga ati tuzi ko ari meza rwose, nimuyagenze uko ari, nimuyubahiriza nta kibazo rwose. Ariko nanone kuyubahiriza uko yakabaye yose, ushaka gutsindishirizwa nayo, umenye ko urimo uratera Kristo umugongo. Usomye nk'Abagalatiya ibice 3 umurongo waho wa 12 havuga ngo nyamara amategeko ntagira icyo ahuriyeho no kwizera, ariko rero uyakomeza azabeshwaho na bivuze mu yandi magambo ngo nawe yarabwiye ngo tuzi ko ari meza. Ahanga nubashe kubahiriza yose nta kibazo rwose, ubu azakugeza hehe, azakugeza mu bwami bw'Imana. Ariko nibeshye ugasitara kuri rimwe, yose ugeze gute, yose uresha. Rero Pawulo agahatanga umucyo, nibwo yababwira ati rero icyakora umurongo wa 9 kandi tuzi ko amategeko atashyiriweho umukiranutsi keretse abagome n'ibigande n'abatubaha Imana n'abanyabyaha n'abatarabera n'abatita ku by'Imana n'abakubita ba nyina na ba se n'abicanyi n'abasambanyi n'abagabo bendana n'abanyaga abantu bakabagura n'ababeshyi n'abarahira ibinyoma n'ibindi byose bidahura n'inyigisho nzima zihuje n'ubutumwa bwiza bw'Imana ihimbazwa ubwo nahawe. Numva Pawulo mu by'ukuri ahangaha umurongo arimo arawutanga, umurongo muzima ahangaha arimo arawutanga, arasobanura neza ibintu byumvikana, akababwira ati rwose amategeko dore aba yashyiriweho abatarabera, abanyabyaha, abakora ibi n'ibi, abakora ibi n'ibi. Niba utari uwera
ko ari umunyabyaha, ngo aya ngaya wagombye arakureba, niwe yashyiriweho. None ayo mategeko mu gihe noneho uyu wese bashakaga kuyagarura mu bana b'Imana, bakayagarura mu itorero, babashaka kugira ngo yongere agaruke abohe abantu. Rero aha ngaha Pawulo niyo mpamvu yandikiraga Timoteyo uru rwandiko, kugira ngo amuhugure kandi amufashe kugira ngo abantu bameze gutyo Timoteyo nawe azabafashe, cyangwa se abacyahe, cyangwa se abigishe, abereka ijambo ry'Imana ry'ukuri. Hanyuma avuga ngo Pawulo noneho yageze aho ashimira imbabazi Imana yamugiriye. Umurongo wa 14 avuga ngo ndashimira Kristo umwami wacu wambashishije yuko natekereje ko ndi uwo kwizerwa, watekereje ko ndi uwo kwizerwa akangabira umurimo we, nubwo nabanje kuba umutukanyi n'urenganya n'umunyarugomo, ariko narababariwe kuko nabikoze mu bujiji ntarezera. Pawulo aha ngaha nawe atangiye gushimira Imana, atangiye gutanga ubuhamya bwiwe ashima Imana, avuga uko yari ameze, ukuntu yarenganyaga ubutumwa bwiza, yari umutukanyi, abutuka, ari umunyarugomo. Murabizi ibintu yakoreraga bene data, akicisha abantu akiri Sawuli. Ibyo byose Pawulo noneho arimo arabishimira Imana, ariko akavuga ati ariko narababariwe. Ibyo byose nubwo nabikoze, ariko narababariwe. Aragira ati ibyo byose nabikoze nyine ntaramenya, ntazi ibyo ndimo, ntarasobanukirwa ubutumwa bwiza, ariko narababariwe. Kandi ubuntu bw'umwami wacu bwarushijeho kunsagirizwa, bufatanye no kwizera n'urukundo rubonerwa muri Kristo Yesu. Ubundi Pawulo mbere yigishaga, yari umwigisha amategeko, yigishaga amategeko, ntabwo yigishaga urukundo, ntabwo yigeze yigisha urukundo rw'Imana, cyangwa se urukundo rubonerwa mu mwami wacu Yesu Kristo. Niyo ngo ntabwo Pawulo yarigeze arubona, ntabwo yarigeze arwigishaho, nta nubwo yari aruzi. Rero aha ngaha nibwo atangiye kugenda ashima, avuga ati kandi ubuntu bw'umwami wacu bwarushijeho kunsagirizwa, bufatanyije no kwizera n'urukundo rubonerwa muri Kristo Yesu. Niyo ngo ibyo bintu, kwizera, urukundo, ibyo biva muri Kristo Yesu, nibyo atangiye gushimira Imana, kubera ko noneho arimo arabana nabyo. Ibyo arabiterwa n'iki? Arabiterwa, abibuze bitewe n'uko yari ameze mbere akiri mu mategeko, noneho nawe ari gushaka kongera nanone kwigisha iki? Kwigisha amategeko mu bana b'Imana. Rero akagira ati iri jambo iri jambo ni iryo kwizerwa, rikwiriye kwemerwa rwose yuko Kristo Yesu yazanywe mu isi no gukiza abanyabyaha, muri bo ni njye w'imbere. Ijambo ubundi ukwiye kwemera ni irihe? Ijambo ni ijambo rikiza, ni ijambo riguha ihumure, ni ijambo ry'Imana rikuvana mu bubata bw'ibyaha, ahubwo rikakujyana mu bugingo buhoraho. Ni ijambo rikuvana mu mwijima rikakujyana hehe? Rikakujyana mu mucyo. Pawulo aravuga ati iri jambo rwose ni ryo kwizerwa, rikwiriye kwemerwa rwose yuko Kristo Yesu yazanywe mu isi no gukiza abanyabyaha, muri bo ni njye w'imbere. We iyo yirebye akareba ibyo yakoze, akareba bene data yishe, akareba bene data yagambaniye, akareba amabi yose yakoze, ahita avuga ati kweri njyewe ndi uw'imbere, ndi uw'imbere kabisa. Ati urebye uko ibyo nakoze, amabi nakoze. Rero aha ngaha ashimira Imana, ariko ngo ni muri bwa buhamya arimo arahereza Timoteyo, arimo agenda amusobanurira uko yari ameze n'impinduka. Noneho ubu arimo aramubwira ubuzima, arimo aramuha ubuzima, amubwira ati uko nari meze, ariko noneho ubu ngubu meze gutya. Ariko rero na rya jambo ry'Imana, bwa butumwa bwiza tujya tuvuga, buhindura. Ubutumwa bwiza burahindura,
ubutumwa bwiza ntabwo twakira ubutumwa bwiza gusa ngo uvuge ngo warabariwe gusa, ahubwo ubutumwa bwiza buzana n'impinduka zabwo. Umurongo ukurikiyeho aravuga ngo 16 aravuga ngo ariko icyatumye mbabarirwa ni ukugira ngo Yesu Kristo yerekanirwe muri njye uw'imbere, kwihangana kwe kose ngo mbe icyitegererezo cy'abazamwizera bagahabwa ubugingo buhoraho. Ariko icyatumye mbabarirwa ni ukugira ngo Yesu Kristo yerekanirwe muri njye w'imbere, kwihangana kwe kose ngo mbe icyitegererezo cy'ubugingo buhoraho. Ni ukuvuga ngo arimo uko nabivuze, we aracyari gutanga ubuhamya, impamvu yarakijijwe, ari gushima Imana, hari uko yari ameze, hari uko ameze, ariko nawe akavuga ati uko biri kose none hari n'uwo ari we. Icya mbere yabwirizaga ibinyoma, arakijijwe, amaze gukizwa batangiye kubwira ijambo ry'Imana, bavuga bati impamvu ry'Imana yemeye yuko nkizwa ni ukugira ngo bigende gute, ni ukugira ngo noneho ngo abe ni ukuvuga ngo Yesu Kristo yerekanirwe muri we, hanyuma abe icyitegererezo cy'abazamwizera bagahabwa ubugingo. Babizi Pawulo tuzi ko yabwirije ahantu henshi cyane, yanditse inzandiko nyinshi mu itorero, n'uyu Pawulo ari kumwandikira, n'uyu Timoteyo ari kwandikira, aravuga ngo niwe wagize gute, niwe wamubwirije. Rero akavuga yuko biri kuberaho agomba kuba icyitegererezo, agomba kuba icyitegererezo cy'abazamwizera bagahabwa ubugingo. Kubera iki? Nubwo yakiriye ubutumwa bwiza, ubutumwa bw'uko yababariwe, ubutumwa bw'uko yagiriwe ubuntu bw'Imana, ariko ntabwo ari ibintu bigiye kurangira aho ngaho, ahubwo noneho agiye kubaho n'ubuzima bw'ubwo butumwa, agiye kubaho ubuzima bw'icyo yakiriye, ntagiye kubaho gusa ngo narababariwe, ahubwo hari impinduka zigiye gutuma Pawulo noneho abantu bose bamureba, nibareba uko yari ameze, ubuzima yari abayeho, noneho barebe umuntu wemeye agahomba ibyarindamu yiwe, yemeye ngo kubihomba kugira ngo yunguke Kristo. None ubwo buzima bwageze muri we buramwica, buramuhindura, bumugira undi muntu wundi, bumugira ikindi kintu, bwamugize icyaremwe gishya. Niyo mpamvu arimo noneho arabihamya, kandi niyo mpamvu yagize za mbaraga zo kugira ngo yandikire itorero, yandikire Timoteyo, amuhugure, amuhe imbaraga, n'itorero imbaraga, kugira ngo itorero rizahagarare ku musingi, rihagarare ku rutare, cyangwa se ryubakire ku rutare, aho kubakira ku musenyi. Niyo ngo ari kuza kumuha, kumushyiriraho, ari kuza kumuhagarika neza ku rutare, kugira ngo ejo umuyaga utazaza ukamugira gute, ukamutwara. Hanyuma umurongo waho ukurikiyeho yaravuze ngo umwami nyir'ibihe byose, udapfa kandi utaboneka, ari we Mana imwe yonyine, ihimbazwe kandi icyubahiro kibe icyayo iteka ryose. Umwami nyir'ibihe byose, udapfa kandi utaboneka, ari we Mana imwe yonyine, ihimbazwe kandi icyubahiro kibe icyayo iteka ryose. Amen. Mwana wanjye Timoteyo, ndakwihanangiriza nkurikije ubuhanuzi bwa kera bwahanuwe ibyawe, kugira ngo uduheshe kurwana intambara nziza, uduheshe kurwana intambara nziza.
Abantu benshi bazi ko ngo iyo bakiriye agakiza biba birangiye, nta kibazo ushobora guhura nacyo, warwaniye ni Kristo arahari, ni abana b'Imana bo nta kindi, ni ukuvuga ngo baradamaraye baratuje, ubwo bariyumva yuko nta n'ikibi gishobora kuba cyabatera, ariko ni ukwishuka cyane kumva ko nta kintu gishobora kugutera, nta kibi cyakugeraho. Satani ngo ntaho yaguhera, Satani ntiyagushuka, ngo nta imiyaga ya Satani yakugera, imiyaga iragutwara, iyo nta jambo riri muri wowe, burya Satani nawe aba aboneye aho ngaho. Ngo iyo utumviye ikiri muri wowe, iyo uhaye Satani urwaho, burya nawe aba agize gute, Satani aba akubonye. Rero aha ngaha aravuga ati mwana wanjye Timoteyo, ndakwihanangiriza nkurikije ubuhanuzi bwa kera bwahanuwe ibyawe, kugira ngo uduheshe kurwana intambara nziza, ukomeje kwizera kandi ufite umutima uticira urubanza. Umutima bamwe barawuretse bahinduka nk'inkuge imenetse ku byo kwizera. Ufite umutima uticira urubanza, icya mbere nk'umukozi w'Imana kandi uhagarariye itorero, ni uko yagombaga kuba abayeho ubuzima bw'umukozi w'Imana. Nta kintu azi namba, nta kintu azi gishobora kumukoza isoni. Ni ngo yagombaga kubaho nyine nk'urumuri, yagombaga kubaho akaba nk'urumuri rumurikira abandi, umunyu w'isi. Ni ngo abagombaga kumureba bose bagomba kumureba uko bamuha ati kweri uyu muntu, uyu ni umwana w'Imana kweri, uyu ni umukozi w'Imana. Icyo rero gituma nta kintu, niba nta kintu kiba abantu bakuziho, n'iyo ugiye kuvuga ikintu, icyo kintu bizatuma ukivuga ushikamye. Ariko niba uri igisambo, wazajya kubwiriza ijambo ry'Imana gute? Niba wiba, uzabwiriza ijambo ry'Imana. Niba uri umusinzi, uzabwiriza ijambo ry'Imana gute? Niba uri umusambanyi, uzahagarara gute imbere y'abantu hanyuma ujye kubabwiriza ubutumwa bwiza? Rero ngo hari abantu bajyaga bagenda bakaba basinze, bamara gusinda bakajya imbere y'abantu bati twebwe twarababariwe, nta cyaha rwose Imana itubaraho, ati no kuba twasinze rwose, ati nuko bimeze. None urumva uwo muntu ufite uhagaze gutyo, yasinze, yaborewe, arimo arababwiriza yitwaje ngo twarababariwe nta rubanza. Urumva uwo muntu mu by'ukuri, uwo muntu yabarwa gute mu maso y'Imana? Ese uwo muntu kuko icyo kintu ari gukora nicyo yagombye kuba ari gukora? Rero aha ngaha Pawulo yandikira Timoteyo, arimo aramubwira ati rwose ugire gute? Aramubwira ati ukomeze kwizera kandi ufite umutima uticira urubanza. Ni ngo nta kintu kimwe cyashaka ko cyamuca urubanza nk'umukozi w'Imana. Akamubwira ati rero uwo mutima bamwe barawuretse bahinduka nk'inkuge imenetse ku byo kwizera. Ni ngo hari ababa bafite kwizera, ariko kwizera kwabo batangiye guteshukaho mu nshingano zabo, cyangwa se mu bijyanye no kwizera, batangira kuguhinduramo uko bagize gute, uko bishakiye. Aha ngaha rero Pawulo arabwira ati, akomeza agaragaza avuga ati rero muri abo harimo Humenayo, Alexandre, ngo abo nahaye Satani kugira ngo babigireho kudatuka Imana. Buriya Imana nayo turi abana bayo, turi abakiranutsi, turizera. Ibyo ngibyo byose murabizi ko ni ibintu bivugwa hano hanze, buri muntu wese akabivuga uko ashaka, akumva yuko yakora nyine n'ibintu uko abishaka, nta kibazo, yababariwe, ijambo ry'Imana akaba yaritukisha, ngo ibintu nk'ibyo ngibyo. Ariko ntabwo ariko bimeze, kubera ko buriya ushobora kugenda ukigaragura mu byo ushaka utukisha Imana, ariko Imana nayo ikakwemeza cyangwa se ikagucyaha kugira ngo
ibyo bintu byo kwitukisha. Niyo mpamvu rero Pawulo yavuze ngo abantu nabahaye Satani kugira ngo bigireho kudatuka Imana. Bamwe bavuga bati se ko turi abana b'Imana, ubundi uwo muntu afite ububasha gute, uburenganzira gute bwo guha umuntu Satani? Hoya, ni ukuvuga ngo ibyo ngibyo niyo dusomye mu Bakorinto ba mbere naho tubona ba bandi bendanaga bakenda ba mukase, tubona mu by'ukuri ukuntu aba bantu baba bagiye bahabwa Satani kugira ngo bagire gute, bababazwe. Ushobora kubabazwa umubiri, ukababazwa iki, nubwo ubugingo bwawe ntawe ushobora kugira, ariko kandi noneho umubiri wawe ukagira gute, umubiri ukababazwa. Ni ukuvuga ngo uwo muntu, kugira ngo uwo muntu umuhe Satani, umubiri ubone kurimbuka, umwuka we ubone kuzakira ku munsi w'Umwami Yesu. Aya ni amagambo ari mu rwandiko n'ubundi rwa mbere Pawulo yari yandikiye ab'i Korinto, ku bantu nabo bari batangiye kujya bakora ibidakorwa mu itorero, ariko Pawulo agerageza kugenda abacyaha kugira ngo bajye kuri gahunda, cyangwa se n'abarimo babone yuko ibintu by'Imana nta kubikiniramo. Rero abangaba uyu Alexandre ndetse na Humenayo, abangaba ngo yabahaye Satani kugira ngo bige kudatuka Imana, bashaka kwitukisha ibyo bavuga ngo barabyakiriye, bakiriye ubutumwa bwiza, barababariwe, reka bagire ibi n'ibi, ntabwo Imana ituraho ibyaha, n'ugasanga ubutumwa bwiza barabutukisha. Rero ahangaha ni ukuvuga ngo bagomba guhabwa Satani kugira ngo n'abandi bene data b'icyo kintu nabo bigireho gutinya ikibi n'igisa nacyo cyabasha gushyira itorero urubanza mu maso y'abanyabyaha ndetse no mu maso y'Imana. Rero bavandimwe, reka nsoreze ahangaha. Runo ni isomo rya mbere nyine tubonye muri urwandiko nasomaga, aho twahereye ku gice cya mbere n'ubundi mu murongo wa mbere tugeza ku murongo waho wa 20. Rero tukaba tuzakomeza n'ibice bikurikiyeho.